Rwe, hari ikibazo ufite? Ikibazo? Kugura cyoroshye. Ikihe kibazo se man? Amafaranga nzabona ryari? Rwe, nimba ushaka imigabane yawe tuzayiguha. Yego cyane rwose. Humura rwose umugabane wawe tuzawuguha. Ariko Rwe, ubyumve nari nkigukeneye man, kandi cyane. Uracyanyeneye? Unyeneye gute se? Kibyo nashaka byose twabirangije byarangiye. Ucyanyeneye iki? Kuko kushaka mugwane wanjye. Rwe, ndabyumva twarabibonye byararangiye. Ariko dushobora no gufashanya mu bindi man. Ikindi kandi ntiwirengagize ko hari ikintu cy'ingenzi kandi duhuriyeho. Njye ntacyo duhuriyeho. Ubwo njye n'iki duhuriyeho? Niki duhuriyeho njye nawe? Deborah man. Rwe, ndabizi neza ko Deborah atapfuye nubwo ntazi ahari. Deborah mushiki wawe antwitiye umwana man, ni umugore wanjye. Ikindi kandi kirenze kuri ibyo, ndanamukunda man. Rwema, ikindi nakubwira mu gushaka mushiki wa Deborah, ugomba kwitonda kuko uramutse wishima Bowaze aho ushaka kuza mushiki wa Deborah ari wabubutse man. Nabamubutse kuko nabamubutse ngiye. None se ndamutse mwishe muziza ko yicishije mama wanjye, nabwo nabamubutse? Ya, birashoboka man. Gushaka gusa atari bamwicishije cyane umugambi bafitemo kumwicisha. Rero ikindi nakubwira ni uko ari kumwe natwe tugufasha gukora iperereza. Nubuke man. Yego man, bitekerezaho neza. Ariko Fabio, ko Bowaze yavuze ko nta kintu mupfana uri hano nk'iki. Shange ndi hano nk'umushyitsi tu. Ejo cyangwa ejo bundi nshobora kugenda. Ariko ashobora kuba agira amahane. Buriya se niko ameze. Ariko burya nta n'umutima mubagira pe. Abantu banga bose ni abana beza, nta mutima mubi. Aha, mva papa Bowaze yandebye uzi ko yanankozeho. Ashobora kuba hehe turamugabo. Sha, papa Bowaze nzi urimo uramubeshyira. Ntago papa Bowaze ajya akora ibintu nk'ibyo ngibyo. Uramu papa wiyubashye kuriya, ntago ibyo bintu yabitinyuka. Uzabimenya ari uko bikubaye, reka mwihorera. Nukuri pe papa Bowaze nzi ntago ibyo bintu yabikora. Ahubwo nushaka ugabanya umuntu, sibyo? Kuko utarebye neza waziteranya na mama Bowaze. Ntago ari byiza nukuri. Njye siko mvuga ibyo nabonye, ntago navuga ibyo ntabonye. Kanyeso, bite se mwana? Biraho nyine ni bya bindi biba biraho ngaho tu. Wabonye umukozi bazanye? Ni cyoke. Ni igituku. Ni cyiza mwana, aruta mabuja. Ubwiza ntahabu umva. Mabuja ngo ni mwiza. Ni mwiza. Ni mwiza mwana. Ahubwo boss kuriya mwana. Agiye kujya kiriya. Agiye kujya gikoramo akazi. Arufajye reka ibyo bintu by'urwenya rwawe mwana rudashira. Boss yazanaga ibigore hano. Mama Bowaze yagiye. Papa Bowaze nako. Bowaze yagiye ku ishuri. Urumva? Sha, wowe uraba. Ni mubure ya mugabo ni ikirayi. Fuko rwose. Gusa ibyo bintu nibyo muravuga. Suba hano se. Jindira gato uzabyibonera. Nawe uzabibona ukuntu ari mubi. Sha. Hari ibikorwa bino bikorwa bigiye biza hano. Uretse uzabibona. Yajyaga ngurira akabyeri mwana. Akangura akabyeri kugira ngo nyine nanjye ntabivuga. Akampanura nyine. Akora umuntu uri gukomanga hano. Ariko ntuzabivuge.
zacece uzabivuge. humura mvuga iki ikintu kingura uwo muntu ariko cyareka icara ajya kumukingurira ubwo ari wowe ukunda gukingura ubu nawe ko nkaho niwe ukansuye gukingura kangaka n'ubugambo bwako bwa karuseli bite bite se urashaka iki nitwa Rugwe ndashaka boss Rugwizangoga namubona boss ariko papa Karame mami buriya papa we tuzamukorera iki mami ntakubeshya ibiriya bintu byarantunguye kandi byaranambabaje kuko ntabwo nari nzi yuko papa ashobora kuba yakora ibintu nka biriya gusa twamukorera iki ni ukubyakira nyine tukamubabarira papa Karame mama nta cyambuza kumwakira rwose yaza nyine tu ariko ikintu kibabaje naza tuzamutungisha iki ko imitungo yacu yose zirangegera azayitwara no mami no don't cry sorry biriya byarabaye kandi nta garuriro bifite ntabwo bigeze baduca amaboko nyuma y'ubu buzima bwarakomeje so naramubabariye ariko barabaginga sinshobora kubababarira mami ntukagire inzika oya mama ntukagire inzika bo wajureka none uwo mwana naza nzamutungisha iki nzamuha iki ahubwo se bo ntabwo yakubwiye ko n'uwo mwana ataza aho mami yarabimbwiye ariko hari ikintu kimwe cyonyine yambwiye ashobora kuba yamumenyeraho uribuka kagakomo nari mfite najyaga nambara hano ku kuboko yambwiye yuko nawe yakamuhaye nicyo kintu rero gishobora kuba cyatuma amumenya cyonyine aramutse amubonye agakomo kawe kari ntabwo nari nzi ikintu gasobanuye njye ibintu nka biriya simbikora nari kuguma nkambaye mikise ahubwo se mami ntabwo ukwiye kubwira papa akamushaka vuba akamuzana ahangaha nkagera muri murumuna wanjye nawe ukitwa mama w'abana babiri nkareka gukomeza kwitwa ikinege mami byanshimisha cyane nta cyambuza kumwakira rwose yaza nyine tu Rugwe kuvuga ari ugutaruka ya bintu mwamuriye ni ibiki nari nabatumye kwica boss twihangane habaye amakosa pe ariko byose byakoze n'icyaha kicucu twa turi kumwe no amakosa nayawe ariko kuko wowe twarakwizeye tuguhereza akazi aravuga ngo ushaka n'umuntu wo kugufasha tumwishyure urangije uje kuzana umwicaye urangije kujya kwica mama Rwema ya bintu n'amakosa boss amakosa nanjye byose ndabyemera mumbabarire no kuri kw'Imana none se ubundi washana kugira ute ndabifuza ubufasha ubufasha bwoko ki umwana wanjye ararwaye niyo mpamvu yantumye nkora kariya kazi ubundi ngiye Rugwe ntabwo ndi mubi byo kuba nashunguta abantu ariko byose nikoze kugira ngo mbone ko navuze umwana wanjye ariko twa twabaye avance ukumva kuri ibyo rero ngiye nta mafaranga mfite ntabwo yari ihagije ariko niba udafite amafaranga ufite company urayiyoboye n'iyawe wamama akazi urashaka akazi cyangwa urashaka amafaranga byombi mbibonye mwamungire neza ne kugira Imana nta kibazo uzategereza nyine murakoze igisubizo cyanyu gitegereje vuba cyane bidatinze kuvuba nose washyiraho n'itegeko abakene mwabaye muti ntabwo ari ukungu kubasaba byo muri kubasaba ngamube mwiriwe umunsi mwiza ndabategereje umunsi mwiza yego Piro Mephisto muri hehe ubu turi kwa Rwema
nizere ko nta kintu na kimwe mwari mwagurisha. nta kintu na kimwe turagurisha ariko ubu tuvugana twicaranye n'umukomisiyoneri ibintu turi kubiha agaciro ngo tube twabigurisha. Mani mwe muretse kugira ikintu mugurisha ntaraza sibyo ngiye kuza none ahangaha. Okay ntari bibanguka. Ubu ninde mwavuganaga? Uyu muri murumuna wanjye. None ushaka kugurisha ibintu byose atabizi? Hari icyo bitwaye se ko ibintu byose ari ngiye byanditseho? Niwe byanditseho ariko burya byaba byiza ari uko gusinya ibintu bigaca mu mucyo. Okay nta kibazo reka tumutegereze ariko ndakeka kunsinyira atari ngombwa se twagurisha se hari ikibazo? Twagurisha ariko byaba byiza umutegereje. Okay ibintu byose n'ibyakwakiza ukiri mutora. tuba twarakoze papa wanjye tuba twarakoze tukiri bato kabisa. Ati daddy ibyo turabirangije ngo pete. Ndabona ushonje cyane uyu munsi reko. Ibiryo niwe wabitetse? Yego ariko nafatanyije na Gisele. Neza bite? Ibiryo biraryoshye. Murakoze cyane. Ahubwo no kubashakira akazi sibyo? Ibiryo biraryoshye byatanye. Bafite umwimerere cy'amavuta ni makeya ariko se ubundi ko abandi bantu ari kubona hano bimeze gute bari he? Ushaka kuvuga abandi? Abandi bana ba Rufuku ba Gisele bari he? Urumva Rufuku Kanyesuku Gisele bose tugahurira kuri aya meza twese? Ese busaba uhise ko yaje abarushike nabo ni abantu wabonye nemereye uyu nguyu kuza ku meza ugira ngo n'abandi bose baza kuri aya meza? none se arabarusha kumva kuza nta kibazo niko Boaz hari ikibazo bose baje ahangaha tugasangirira hamwe Kimwe bitwaye nese se abantu nka ziba umva uzongere intebe zo kuri saramanje bajye baza babona aho bicara cyangwa abantu tunze muri inzu ntago bari nge ndabazi ko ninjye batunze nta kibazo ngiye mbibonamo kongera intebe se ibiryo bibatunze ko mbibona none kongera intebe zingaye 3 enye ibintu byoroshye cyane. ese ubundi Fabio ibintu byose wabyane ko numva imvura iri kugwa? Ntabyane ariko hari safari imwe yari yasigaye hanze manza Gisele yayane. Ukabaje kwitunarika aho ngaho mu bikitanuye? Nse ko nasizeyo Gisele. Ziba sinabona murabyibuka bajye mugereza mukavuga neza mushiho ibyo nguyiki ko nutabigabanya ubwo uzakomeza ubyuwe mu kajagari nyine nk'umuntu uvuga nabi n'ibiki byose gabanya rekeraho. Oya okay mabusha imyenda se wayitunganyije ko mu kanya ngomba kujya ku kazi? N'inshingano zanjye nabikoze. Sindi suragenda muri imvura. Sha ko byamera kose ngomba kwigendamo ko ntago ndi umunyu sindi sukari ndashonga ngomba kwigendamo ko murabizi ko dukeneye amafaranga kandi nta nantu ngomba kuyakura ni ku kazi uko kandi wo Boaz wibuka ibyo twavuganye ugomba kuza ku kazi byanze bikunze nta by'imiteto nta byo kwigira gute Ntugishinyika. Ariko kutwaye ikintu. Urushinyika gutyo urabona ruzabaseriye mu kazi? Akuse mami ubu nzajya nseka nishimiye ko papa mbwiye ngo njye mu kazi nurangiza ngo ndashinyitse. None se kubaseriye niko nguko kuvuga nabi? Gutontoma buri munsi nibyo bikugira serieze. Wagabanyije usenga ukareka kuza muza gusa. Ariko Rufu Kanyesuku ari he? Kanyesuku uzagira aderesi ugira ngo nimbungereza aba yabungere ntabwo wapfa kumubona ahangaha urumva ni inzererezi kandi ntabwo abazi yuko bamutoraguye. Bamutoraguye? Ntabwo ari ukumuta ahubwo yaritoraguye yizana hano urumva bamuha icumbi. Kanyesuku se ntabwo avugana na Boaz? Ubona Kanyesuku yavugana na Boaz? Reka habe namba njyo subiza amerwe mu isaho ntago na gatoya.
akanirira ahubwo. ariko mba mbona Kanyesiko ari umwana mwiza. Mwana mwiza hakojeje Kanyesiko ni umwana mwiza ubona andusha ubwiza. Ahubwo jize hari ikintu nibutse. Nagikeze. Nibaze mama Bowazi yagiye na papa Bowazi bagiye bose n'abari bose bagiye iyo ntazi tugasigara hano tukagira se gute? Komisiyoni wadufasha ukaba usohotse tukavuganaho n'umuvandimwe se? ndagira ngo munyumve neza man Fisto urabizi neza ko ari we nshuti ngira kandi nizera. Sha pilote ko ari ibintu utanyumvisha ngo mbyumve. Ubu se unyizera kurusha uko Bowazi yanyizeragara. Gerageza unyumve man, munyumve man, sibyo? Sawa ndakumva ngavuga. Mwana uriya mupango warahubukiwe. Bari abantu twibye imitungo niwo muryango wonyine ngira man. Ikindi kandi nta nubwo ari abantu babi bro. Ni abantu beza. Nta kuntu ibintu twabibye man twabibasubiza. Mu rwego rwo kugira ngo mani tugira amahoro twazashakisha n'ibindi ahandi mani ntabwo twabona dukura amafaranga guys. Mana yanjye. Ako mani uziko nabaga ugenda wikweza mu masike nkagira ngo uri umuntu w'umugabo. Kumbe nuko mani vide ngo tubasubize. Umva niwe kabwa ko nigeze mbona kuva nabaho. Urakabwa. Pilote nyumva neza. Ubundi gusubiza amaso inyuma ukira mwanya twateye muri bino bintu n'amafaranga. Ibakobwa twari turi kumwe bamwe bemeye guterwa amata. None ntabwo tukimwe nabo mu ikipe. None ibyo byose ushaka kubikuba naze. Bro Piro ndabyumva twari inshuti pe. Ndakuzi binahagije. Ndakeka ndi no mu bantu bake bazi ko witwa Patrick. Ariko ndabona ubucuti bwanjye nawe guhera uyu munsi bishobora kuba bugiye kurangira. Kuko ibyo ushaka ntabyo naguha. Ako Fisto ngi ntabwo ndi kwimishikuna niwe uri kumbwira gutya man. Inshuti yanjye magara twanyuranye mu bintu byinshi umuntu nizeraga wenyine rukumbi bro. Ubwo se no ibyo bintu uri kwishinyikiriza. Ibaze yo baza ko banjye bandikije ku mazina yanjye. Suwebye babyanditseho rero. Suwe babyanditseho. Babyanditse kuri nje. Ishimwe Fisto bro. Ahubwo nimba ushaka ko dusangira iyo mitungo wigabanya urukundo ufite famille man. Gabanya urukundo ufite famille cyangwa se nimba ukunze famille ugenda ubabwire ko ari wowe pilote wari wihishe inyuma y'ibintu byose. Ubabwire ko ari wowe rwose wagiye ugafata umwana wabo Bowazi ukamushimuta mukuru wawe. Ibyo byose nurangiza kubibabwira ubabwire ko uri umwana wabo barwikaze mu muryango. Ako se Fisto niwe uri murambwira gutya man. Niwe uri kumbwira gutya Fisto. Ntango kiruka bro. Ntango kiruka. Fisto niwe uri murambwira gutya. Inshuti yanjye man nizeraga Fisto. Fisto. Urakaba. Fisto. Fuck you man.
Boa ni wowe. Njyewe. Uratunguwe? Oya ndikanze. Nzongera kwikanga rero turi kumwe nanjye. Ikibazo. Fabio. Ntabwo nzigera nibagirwa ineza wangiriye n'ibyo wankoreye. Kuko kuba ndi muzima ngo niwe mbikesha. Bese Marika murinzi wanjye. Mwana we boa. Njye n'ibiki uri kumbwira. Ahubwo reka mvuge icyari kinzanye aha ngaha ndase ku ntego. Fabio, wanyemerera iminsi tukaza gusohokana. Njyewe se? Yego. Okay, nta kibazo.